Ufite imyaka ingahe? 75. Muri iyi myaka 75 ni iki wifuzaga kugeraho ukaba wumva utarakigeraho ubu ngo? Nifuzaga kugira ngo nkareba nk'umuntu wambaye nk'ipantaro nziza nanjye wayigura, nkareba nk'umuntu wambaye inkweto nanjye wayigura, ariko nkabihiga simbigereho. Ubu ngubu ufite abana bangahe? Ubu mfite abuzukuru 6 n'abahungu 3 bubatse. Nuko wakugeza i Kigali ni he wumva wagira amatsiko yo kureba bwa mbere? Yewe no wangeza kuri Bumbogo, uzi ko n'icyo gihe nazinze safari, ariko abanyakigali barambwira bati ngo ujye kureba ikibuga cy'indege i Kanombe. Banshira imbere turagenda, nuko bati maze uhagarare hari inyuma ya Sanyenge, noneho hari imyobo miremire, bati maze uhagararemo usigaze umutwe wonyine urazibona. Nuko ngiye kubona mbona indege zirara, njyanywe n'abanyaki bati ngo ujye kureba niba icyo uzagenda ubwira abakigabi wanyu. Ageze mu zabukuru, yabonye byinshi, ibyiza n'ibibi, ariko aracyafite agatege. Ni umukambwe w'imvi z'uruyenzi nk'uko mubireba. Atuye mu mudugudu wa Rugarama, akagari ka Jamba, umurenge wa Nyamiyaga mu karere ka Gicumbi. Hari byinshi atabashije kugeraho mu buzima bwe, ariko aracyasunika agerageza kugira ngo yibesheho mu gihe Imana ikimutije ubuzima. Yakoze urugendo Gicumbi Kigali n'amaguru, ajya gukorera igiceri cya 20 ku munsi, gusa ngo ntiyahiriwe no kugura ipantaro y'inzozi ze nk'uko yabyifuzaga. Agasusuruko TV twasuye umusazi we mu rugo, atubwira urugendo rwe kuva mu busore bwe kugeza ubu ngubu, ndetse anatunyuriramo muri make uko kuri icyo gihe bakoraga umuhango wo kubandwa. Ese ni ntabwo wari ukunze kubona abantu muganira bakaboneka he? Ukunda urubyiruko. Ntabwo urabona aya mahoro yatashye hano iwanjye. Ufite nk'abuzukuru bangahe? Ni 6. 6. Nitwa Murindabyo Faraseseko. imyaka ingahe? Mufite imyaka ingahe ubu ngubu? 75. Yozo ko ndavutse nkarisanga aho ngaho ngasanga aribyo banyise. Muri iyi myaka 75 ni iki wifuzaga kugeraho ukaba wumva utarakigeraho ubu ngo? Nifuzaga kugira ngo nkareba nk'umuntu wambaye nk'ipantaro nziza nanjye wayigura, nkareba nk'umuntu wambaye inkweto nanjye wayigura, ariko nkabihiga simbigereho. Simbigereho. Icyo gihe amapantaro yaragezweho yari mu bwoko ki? Yambaraga bakeya. Yari ameze ate? Ayo wifuzaga kugura ubona umuntu atambutse ukavuga ati ririya i Kigali bakabatega ngo ni amapate. Noneho hano rero igafata ikaba nini. Yafataga hehe? Wigeze yambara se? Takada. Wari nzi Kigali utarayambara? Nambaraga akabutura. Unyanje iyo pantaro yari ifite nk'agaciro k'amafaranga angahe? Naguraga makeya. Angahe? 200, 300, 400. Icyo gihe zaguraga 400 ukorera 20 ku kwezi? Ku munsi. Wowe zo wari usanzwe wambara zari zifite nk'agaciro kangahe? Naguraga ikabutura y'amafaranga 20, nkagura ishati y'amafaranga 15. Umusirimu w'icyo gihe yari ameze ate? Yari umuntu ukomeye. Yambaraga pati. Yabaga umuntu wiyubashye. N'uwo wambara pati. None se tubwira ibindi twumvaga ngo kereyo, ngo kazumbature, ngo shimboke, ibyo byari ibiki? Shimboke yari n'inkweto. Yari agakweto gafite impuzo, akantu kameze gake. Kakakweto nabo kakambara bakaketako. Wakoraga ibiki? Guhinga. Kigali barahinze? Mu giturage. Okay. Hari Kigali mu bihe bice? Za Bumbogo. Hanyuma umuceri watambuka ukabona bari kuburobanura se? Umuceri ahubwo baratubwiraga tukajya no kusarura mu bishanga ku bibuga y'Ikabuye. Hari hose urahazi? Tukabona naho imashini ziwutonora. Muri 62 na 2 na 3. Ariko kugira ngo uzakozemo ikiyiko
cyaka byabaga nasi Kigali baryaga iki icyo gihe ni umuceri ariko twebwe batwitaga abakiga ngo ntabwo twabishobora bakabagaburira iki wanamuhingira akaguha ibindi ariko ntaguha umuceri nk'ibihe babahaga ibijumba ibishyimbo ibitoki mwamuze mu buzima wanyuzemo n'iki wumva wabonye kitakwibagirana kitasibangana mu mutwe wawe mu buzima ikintu nabonye kitasibangana ni ukubahana n'icyubahiro mu bantu kubahana no gukundana nibyo bitazasibangana ku isi n'ubwumvikane bw'umuntu kumvikana na mugenzi we naho ibindi byagiye bisaza ariko icyubahiro gukundana kubana kumvikana ibyo bintu numva mu buzima bwanjye azasazana nabyo abato b'icyo gihe nabo ubu ngubu ubona bimeze bite abo ubu ngubu bafite agaciro gute umuto w'ubu ngubu arashakisha yamara gushakisha ikintu yakibona agahamagara uriya mukene nawe w'umusore akamwigisha kora aka karimo akamuha n'intangiriro atitangirira kuri iki akamufasha nawe akazamuka icyo gihe se byari bimeze gute igihe cyane icyo gihe kwari kwirwariza ntawafashaga mugenzi ubwo se icyo gihe wavukanaga na bangahe icyo gihe ujya i Kigali wari ufite barumuna bawe cyangwa bakuru bawe bari bahari bari ntacyo wigeze ubafasha njyewe ntarifashije ariko urumva ko nabaga mu buhanya ariko abiki gihe uravuze ko yazaga akakwereka akarimo akakwigisha nawe icyo yakoraga nawe ukakimenya wowe se ko utigeze ubigisha n'umuntu w'ubu nguyu afite amafaranga ari umusore arareba mugenzi we aho yandagaye akamuguriza akamushyira mu mushinga jya muri uriya mushinga bivuga ngo icyo gihe nta rukundo rwahabaga none icyo gihe se wayakwari kwirwariza nini byategwaga n'iki abantu bari bake kandi ikintu cyari kiriho ni ubuhinzi gusa nta gucuruza byabagamo nta korora kwabagamo bororaga abantu bakeya umusore w'ubu ngubu aramara gufata intera akayishyiramo mugenzi we akamucengezamo umutwe kuri iki ngiki yabona agashyirahamwe ugiye muri kariya gashyirahamwe waguze kariya gakoko akamwereka uko akubakira akamwereka uko ejo mu gitondo ukabona yaguze imodoka hanyuma muze kuri icyo gihe watubwiye ko icyo wifuzaga ari ipataro ihenze kuri ubu ngubu n'icyo ubona n'iki cy'agaciro ubona wakwifuza kugeraho muri iki gihe muri iki gihe wampa agatungo ngo norore gusa ntakugira mfite agahene kamwe ushaka ka kabiri abo wagwampa ka kabiri none se hano ihene igura angahe ihene kwiri mu bihumbi 40 bihenda cyane se kuruta i Kigali kwiri mu bihumbi 40 ihene ko ntabirutswa no kuyigura i Kigali zirahenda ariko muze watubwira ikintu tutakubajijeho neza kera hari abantu basengaga nyabingi abandi bagasenga Imana wowe wemeraga iki niki wasengaga muri icyo gihe kubera icyo gihe twari tugezemo hari abantu bubakaga amazu mu gikari akaba ya nyabingi bakagira ikintu biraro ngo imandwa zikabandwa bugacya mu gitondo bagatanga ngo ni ya Satani niyo mana yabo basengaga ariko twebwe aho tubyirukiye dusanga za kiliziya barimo kubaka za kiliziya abapadiri bakadusanga mu rugo nk'uko uyu muzungu aje bakatwigisha kuva ku rugero rwanjye nakubwiye ko afite imyaka 75 icyo gihe hariho kubandwa abandi bakajya kwiga none ubu byaracitse nawe warabikoze hose muze warabandwe kubandwa nigeze mbijyamo kera nigeze mbijyamo mwabigenzaga gute mubandwa mwabikoraga bashakaga inzoga bamara gushaka inzoga bakazenga bakagira ikintu bita ikinyuguri n'inzogera bamara kubishaka noneho byageza n'injoro bakagira ngo n'ukwatura abana ariko kubatiza mu madini noneho abana bawe bose ukabakumva hakaba hari umuntu waragurije ugomba kuzabyara abo bana akazazana n'umugore we n'abandi bantu batoye nuko bagatangira bakabandwa bamara kubandwa mu gitondo bakabakubita ikintu bita icyuhagiro ubwo abana bakaba ngo barejejwe icyuhagiro ni igikimuze ni ibiti bashakaga bagashyira mu ruhu
uruho rutamenetseho bagashaka inkwi bagashyiramo nuko bakabahageza mu gitondo. ubona iyo migenzo ari iki yafashaga sosiyete y'icyo gihe, umuryango nyarwanda w'icyo gihe? Ntacyo yafashaga, kwari kugaburira satani, kuko satani yabagaho, none ubu barayirwanyije, amadini yarirwanyije arayatsinda. Nyuma satani yabagaho, yateraga mu rugo hari abana ikabatereza amavunja, ikabatereza inda, wajya kubona ukabona umuntu ahuye n'ibyago yajya guterekera cyo yabandwa, yatanga inka, yatanga ihene, babana bagakira. Satani yahoze weruka Kigali ryacu rwose pe. Nizihe ngaruka ubona abantu bageraga kubera ko batubahirije bimwe mu byo bari baremeranyije mu masezerano bagize muri iyo migenzo bakoraga? Mu migenzo bakoraga nizihe ngaruka zashobora kuba zagera ku baturage igihe batubahirije ibyo biyemeje mu migenzo bakora? Ibyo biyemezaga kuri satani bageze bake bajya kusenga, baswirwa insengero, bamwe bajya mu badiventisi, abandi bajya muri gatolika, abandi bajya mu yandi madini, amadini ni menshi. Satani buri amahwema barayitsinze satani. Mperuka i Kigali muri 67. ubuze ukuntu ameze muri 67 nibwo mperuka i Kigali. uzi ukuntu wameze reka bajya bandahira, bajya bandahira batugeze i Kigali, ntabwo baza bambwira ko ari amahanga. Icyo gihe ni nk'utuye duce wabashije kugeramo? Nabaye hariya hahoze ari muri komine Gikomero, muri komine Gikomero narahabaye, ariko nahamaze nk'imyaka 2, ariko ntabayo gusa naratahaga. Ese ubundi abantu b'i Kigali wajyaga Gikomero ugataha Gicumbi? Mwahingaga i Kigali? Twajyaga guhinga tubina mugataha Gicumbi 20 no bahingira 10. Mwajyaga guhinga i Kigali? Hanyuma se muze ako kazi ko guhinga uva Gicumbi ujya guhinga i Kigali wagakoze nk'imyaka ingahe? 2. Ariko nkataha namara ibyumweru 3 nkataha, nkamara icyumweru inda nkongera nkasubirayo. Hanyuma ayo mafaranga mu bintu bifatika ni nk'iki yaba yaragufashije? Ari imitungo baraguze nko muri ayo mafaranga 20 wakoraga ku munsi? Narayakoreye, maze kuyakorera ndaza, hari ahantu naguze agapimo k'ikawa, agapimo n'ubu niko mfite, kandi nongeye kuguramo inka nanone, kuko nta nka yarenzaga 2,000. Ndongera ngura inka ibyaye 2 nk'irapfa n'izayo zose. Ubu ngubu ufite abana bangahe? Ubu mfite abuzukuru 6 n'abahungu 3 bubatse. Wakugeza i Kigali nihe wumva wagira amatsiko yo kureba bwa mbere? Yewe wangeza kuri Bumbogo, uzi ko n'icyo gihe nazenze safari, ariko abanyakigali barambwira bati ngo ujye kureba ikibuga cy'indege i Kanombe. Banshira imbere turagenda, nuko bati maze uhagarare hari inyuma ya Sanyeyo, noneho hari imyobo miremire, bati maze uhagararemo usigaze umutwe wonyine urazibona. Nuko ngiye kubona mbona indege zirara, njyanywe n'abanyaki bati ngo ujye kureba niba icyo uzagenda ubwira abakigabi wanyu. Muri 6 kangahe indege zaragwa? 62 zari zihari. Hanyuma byagutwara urugendo rwo kuva Gicumbi ujya gukorera i Kigali byagutwaraga amasanga? Twararaga inaha tukara dutashye ahantu muri komine Gikomero, dutashye ugacu gacumbukura mu masaa 2 saa 3 ukaba uri mu mujyi, ariko mu mujyi kujyamo bahadutinyishaga muticwa n'imodoka, kereka ufite uwaho mukajyana. Kuko n'umusaza umureka ruhu kandi akayogera k'umutuku, maze bijye bikorohera kubona video dushyiraho ku buryo bwihuse. Turagushimiye wowe wakurikiye Agasusuruko TV.